Yes, bakunze basobanukirwa Feve TV rero nkaba ngiye kubereka kode ushobora gukoresha ukirinda abantu bashobora guhakinga telefone yawe. Uburyo uhamagara bikajya ku bandi ntibibajyeho cyangwa se uburyo wohereza message ntibibe byabajyaho. Ukaba uzi neza ko iyi kode ari ingenzi kuri telefone yawe ndetse no ku buzima bwawe. Nk'ubu ufite telefone urakanda urwego 002 urwego. Nubikanda ufite smartphone ngo barakwereka ngo call forwarding Eliza was successfully. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ba bantu bose baguhakinga bagerageza kuguha ubutumwa bwawe, amagambo uvuga n'icyo bakumviriza, ibyo byose bigomba kugira gute, bigomba kuvamo. Ufite telefone y'amatushe ni ukuvuga ngo barakwereka call forwarding calls cancelled cyangwa se bakwereke forwarding deactivated. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nubikora kuri telefone yawe ntawe uzongera kuguhakinga. Rero tubasabe kujya mukora subscribe, share kuri Sobanukirwa Feve TV kugira ngo tubagezeho n'ibindi biganiro.